Yes, reka nkusuhuze kandi nkwifurize ibihe byiza wowe ukurikiye WAZI K. Amahoro y'Imana abane nawe, nizere ko umeze neza aho uri hose ku isi. Kandi niba bitameze neza wowe ukurikiye iki kiganiro, ndagukomeza ndakubwira ko mu buzima tubamo, ubuzima tunyuramo umunsi ku munsi, habamo ibibazo byinshi cyane kandi habamo n'ibyiza. Hari igihe ibibazo bikurenga ukabura uko ubyifatamo, ukababara ukagira ngo Imana yarakwibagiwe, ariko ntago ariko bimeze kuko mu buzima bibaho. Uyu munsi tukaba turi kumwe n'umupapa w'amateka. Umupapa nta wundi ni Mazimhaka Rafiki. Mazimhaka Rafiki uramuzi? Ndamuzi Cogastyle. Cogastyle. Umuntu iyo yumvise Cogastyle atamenya ko ari umugabo witwa Rafiki. Rafiki umuziho igiki mu kintu wamumenyeho bwa mbere? Rafiki muzi ko ari umuhanzi wari wihariye, afite injyana ye. Yego. Kandi mu bihe bye yari mwiza, yari mu beza mbese. Yes. Rafiki ngiye mubara nk'umuhanzi waje ameze nk'ifumbire mu muziki nyarwanda. Ifumbire mvaruganda, ifumbire bitya imbore. Kubera yuko yakoze umuziki mu bihe bigoranye cyane, mu bihe umuntu atapfaga kwemera yuko hari umwana w'umunyarwanda se cyangwa hari umwana wakora umuziki nka Rafiki. Hari abahanzi twari tuzi, abo bita ba De Gaulle, abo bita ba Papi Safa John, abo bita ba MC Mande, urabibuka? Iriya ni generasiyo noire bura y'abantu babunganaga kasete. Nta CD yari iriho, CD yari ikizira. Uribuka kasete yitwa TDK? Ndayibuka. Ukuntu naziguriye ku muryango wa gare buriya. Hari ahantu najyaga njya abantu nkajya ku muryango wa gare kabisa, hari umuntu nawe tuzagarukaho mu minsi iri imbere yabaga zifite mu kikarito. Agenda nkashaka iz'Abanyamerika simbazi, nkayigura 500, 300. Iyo TDK umusore utarayitunze ntiyigeze arya ubuzima. Uzi gutunga ka TDK ufite umushyitsi waguze sitoro yawe na keke. Uhagaze neza. Na keke ukaba neza. Kumva keke n'ikiranye nayo. Agakeke nayo yari ikintu gihambaye, agasitro. Ari n'indi systeme twateraga ubwo bushobozi bwa TDK. Utaba ufite nk'akari ushaka akarimbo ka Boys to Men, ushaka cyangwa se uturimbo twa Westlife cyangwa bitwa ba Blue, ukajya kugatira umujama. Ukajya kugatira umujama abantu ukakumva nawe ugasinzira, byarangira bikanarangira urashe n'imbogo uwo wari wateganyirije bwa buririmba ataje na kasodo kakinywera. Icyo gihe rero nicyo Rafiki yaje kuvumbukiramo. Hari mu 1998. Rafiki umugabo mutoya cyane, wumye, muto arumutse, ni umugabo wanze gukura, ni umugabo utamenya uko ateye, ariko ngo ku bikoresho arakaze. Niko numva ibintu by'icyatsi, ibintu by'ibyatsi rwose bisa icyatsi. Numva icyatsi kiramuhumurira. Ni n'umurasta. Rafiki ni umurasta cyane, kandi abarasta nubwo batandukana n'utuntu tumeze nk'udukabeji, utuntu tw'icyatsi. Abantu bitirira kubera ukuntu wenda baba bameze bagaragara mu bantu. Hari n'igihe batabikoresha bakabimwitirira. Yego. Ibigwi bya Rafiki rero waruzi igihe avukira? Ariko no wakera. Arabihisha kubera ko nataye nayo irabimwemerera kuba yabihisha. Rafiki ni umusaza. Yes, Rafiki ni wakera cyane kubera yuko abantu yagendanye nabo bose barashaje. Abantu yagendanye nabo bose bize bishyura 100 primaire. Mbona ngana nka Marcel Rutagarama. Mbona n'icyo kigera. Ubwo rero Rafiki Cogastyle ni umugabo yitwa Mazimhaka, niyo mazina yiwe, Mazimhaka Rafiki. Ntabwo yigeze ava nk'aba star bafata amazina yabo bakayahisha.
bagafata yandi ukumva umuntu wayahisha nabi generation yes ukumva umuntu yitwa Mazimaka Rafiki warangiza ukajya kumwumva ukumva ngo yitwa ngo ni Dizo ngo Mazo sinzi ngo Jozo utuntu nk'utwo turimo za zozozo we icyo gihe yakuyeho Mazimaka akomeza kwitwa Rafiki noneho aho abarizwa Kicukiro niho avuka ni naho ngo yibera Kicukiro niho abarizwa. Rafiki akaba ari we wahimbye injyana ya Cogastyle. Cogastyle ni injyana imeze nka dancehall ni injyana z'abajamaika nka ziriya abaturanyi bacu bajya bakoresha abagande niho yakormo iranjyana arangije agiye kuyishyiramo ayivangamo n'ururimi rwo hakurya nagarugo ku nkombo n'urwo mu majyaruguru. Yes, Rafiki ubwo rero yatangiye umuziki mu 1998 ariko bitaraba official akiri wa muhanzi wishakisha nubwo ataramenya icyerekezo arimo ariko ubwo akaba yarari no mu kagurupe kabyina buno bwabyinaga uburirimba bw'abanyamerika akagurupe kitwa Hot Side hari harimo n'umujama waririmbanaga na Rafiki ahubwo tukagira ngo ni groupe yitwa Rafiki umutipe ahubwo ubundi abantu muzambanira Clovis mbari Clovis ahantu yagiye muzambwira ati turamusuje cyane uzuko umuntu agenderanye n'undi mpaka tukagira ngo ni groupe ari igihe abahanzi bamwe bafasha undi bagira ngo ni groupe ahantu hose Rafiki yarari uwo mujama yarahari mwaka w'ibihumbi 2002 Rafiki nibwo nawe yaje gufata icyemezo cyo kwikorera umuziki we noneho ashyizemo imbaraga biro official aza gusohora indirimbo yitwa Igikosi 2004 Igikosi cyaramamaye yes ngo niyo ndirimbo rimwe y'imikino yego icyo Gikosi ako ngiye mbana cyaramamaye kubera ira title yahaye Igikosi kuko indo za kijana yaririmbaga ibintu tutari kumva neza twese Igikosi cyaramamaye yes buriya rero Rafiki mu mateka yiwe yaje gukora yakoze amateka ye bucece yakorerwaga indirimbo n'umuproducer witwa JP yakoreraga ya hano hirya kuri Contact FM niho hari studio. Rafiki indirimbo yaje gukora zigeze nko kuri 5 harimo niyo ngiyo yatumye amenyekana cyane bita Igikosi byaje kumuha amahirwe yo kujya mu gitaramo cyabereye muri Caraïbe yes muri Caraïbe arabyibuka ibyo bintu byibuka genda yes muri Caraïbe arangije ajyana n'umuhanzi undi w'umunyarwanda wari umumetisi witwa Ryan D yari umusore muremure cyane ufite nka metero 1.90 na kangahe yari gasongo umusore wari uzi dancehall umusore wari uzi kuririmba ikintu bita reggae iranjyana z'abajamaika ariko ngo ari umunyarwanda niwe bajyanye rero guperforminga aho ngaho Rafiki agarukana icyo bita ipinda amafaranga yagarukanye amafaranga icyo gihe hatarabaye ibintu by'amaradiyo ngo bamusakuzeho ngo iki n'iki byari mu bajama ari babimenya yahise agura 10 ibaza umuntu wahise agura 10 muri iyo myaka 2007 kandi 10 nibwo zari ziri gusohoka nazo zigezweho ni nkuko nguko abahanzi bacu ubu ngubu wajya kumva ngo yaguze ngo V8 yes wajya kumva ngo yaguze V8 ngo yaguze nibwo Rafiki yaguze ka 10 ndakibuka kakaki ari za 2007 yes nibwo yagiye Caraïbe gukorera concert aho ngaho urwo rubyiniro yahuriyeyo n'abastari batandukanye yahuriyemo na Young Jock w'umunyamerika ahuriramo na Morgan ryatsinda ry'abavandimwe ry'abavandimwe baririmba reggae ahuriramo na Jose Chameleone Umugande Jose Chameleone nawe uramuzi icyo gihe kuri za Mama Mia yararenze na za Jamila nazo
niho wari uri hiti muri kano karere. Muri kano karere niho wari umwami. Yego. Igitaramo cya kabiri Rafiki yaba yarakoze cyatumye akomeza kwerekana koko afite imbaraga, ni igitaramo bita Kwita Izina concert. Rafiki Kwita Izina concert turagira ngo wenda kwita izina umuntu ahita amenya ibyo ari byo. Ni kira gitaramo cyo kwita ingagi amazina. Rafiki yahuriye ku rubyiniro hamwe n'itsinda ryo muri Nigeria ryitwa P-Square. Bari abasore nabo urabizi ukuntu bari bameze neza muri ibyo bihe byabo. Icyo gihe Rafiki yahuriyeyo nabo. Icyo gitaramo cyari cyateguwe na Orthopen Rwanda. Orthopen Rwanda niyo yari yasimbuwe na RDB. Yego, icyo gihe rero niyo Orthopen yacungaga amashyamba. Yego, niyo yacungaga amashyamba. Ni nabwo byari biri kuba ibyo byo kwita izina, nabwo byari biri gutangira. Ariko nawe ushobora kuba uri muri Noir Bra. Orthopen ndayizi cyane. Se wowe Orthopen urayizi? Orthopen turayizi. Orthopen yava bazabiri na 10 na kangahe RDB jara. Ya 10 na RDB yaje. Ngo yite ku bintu bijyanye n'ubukerarugendo n'ibiki. Igitaramo cya gatatu Rafiki yakoze nacyo kitoroshye cyari igitaramo cyateguwe na For Real Promotion ni yari company itegura ibitaramo izana abahanzi bakagira. Icyo gitaramo cyabereye i Gisenyi. Kizamo Brick and Race, kizamo n'uwo bita Red Sun. Brick and Race ni bakobwa bo muri Jamaica nanone. Rafiki yakunze kwibasirwa n'abantu bo muri za Jamaica no ko bose byahoraga nabo, ariko ni nawe wari uriho icyo gihe. Wabashoboraga kuba yahura n'abantu b'abanyamahanga ukabona ntabwo biteye ikibazo bitewe nawe ukuntu yari afite stage n'abafana yari abizeye ko naramuka agiyeho ivumbi riri butumuke. Uwo Red Sun nawe ni umutipe uririmba dancehall wo muri Kenya. Yego, niwe bahuriye ku rubyiniro. Muri 2007-2008 Rafiki yegukanye ibihembo bibiri byitwa Pan Africa Music Award. Yegukanye ibihembo bibiri by'umuhanzi witwaye neza muri kano karere k'ibiyaga bigari. Ibyo bihembo azabikuye muri Uganda 2007 arabimanukana. Urumva ni nako agatubutse kakomezaga kugenda kiyongera, agafaranga akomeza kuba neza, ariko akomeza gukora umuziki we ugenda waguka umunsi ku munsi. Rafiki yakoze indirimbo zinyuranye, akorana n'abahanzi bo mu Rwanda batandukanye, arangije akorana n'abo hanze y'u Rwanda abanyamahanga, harimo Professor J mu Tanzania bakoranye remix y'igikosi. Yes, bakoranye remix y'igikosi. Sinzi ni nani yayiperformance icyo gihe ndabyibuka, nimba hari shampiyona rigiye gutangira mbere iki barayiririmbana muri stade, baraprofita bakoramo na video. Urumva ko ku mateka ya Rafiki ni amateka akaze cyane, ntabwo ari umuntu wo gusuzugura, ni umuntu wakoze burya, yatinyuye benshi, afite ibikorwa yatinyuye benshi. Icyo gihe cya Rafiki hari MC Mande igishwe cy'ikibindi, hari MC Mande inyoni yari idonze, hari Big Dom igishwe cy'ikibindi, hari MC Mahoni Boni, yawundi waririmbye ngo andika C, fatanya some MC, haguruka simbuka koma mu mashyi. Abo bari bahari. KGB yari ihari. Hari ba Miss George, hari ba Miss Chanel. Urumve ko ari abahanzi benshi. Twavugiye muri biography y'uyu mugabo Mazimaka Rafiki, reka tuyishyiremo noneho yose ku murongo muyikurikirane. Uyu munsi turagira ngo tuganire ku muhanzi, ku cyamamare Rafiki, tumenye ati ninde. Hariho abamwumva aririmba, harimo abatazi aho umuziki we waba waratangiriye, harimo abatazi imvune yahuye nazo kugira ngo abe Rafiki wari we. Rafiki ninde? Uyu mugabo yitwa Mazimaka Rafiki,
ku izina ry'ubuhanzi akitwa Rafiki. Rafiki ni umusore mugufiya ufite 1.70 m, umusore w'urubavu rutoya uzwiho kuba ari umurasta afite dreads, aho abarizwa ni Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Ubwenegihugu bwe ni umunyarwanda, injyana y'umuziki we ni Cogastyle, akaba ari ubwoko bwa dancehall. Rafiki yatangiye umuziki mu mwaka w'1998, akaba yari n'umubyinnyi muri groupe yitwa Hot Side. Bwa mbere mu mateka ye yashyize hanze umuzingo w'indirimbo hari tariki 4 Ukwakira 2008, alubumu y'indirimbo 12 harimo Igikosi, Bagambe, Gikomando n'izindi. Rafiki yaririmbye mu bitaramo bikomeye kandi bitandukanye, shobora gutondeka bimwe muri byo. Ibirori bya Afro Caraïbe muri 2007, Rafiki yitabiriye icyo gitaramo ahagarariye u Rwanda hamwe n'undi muhanzi w'umunyarwanda wari witwaga Ryan D. Muri icyo gitaramo yahuriyemo n'ibyamamare bitandukanye nka Young Jock, Morgan, Jose Chameleone wo muri Uganda. Igitaramo cya kabiri cyari cyo kwita izina. Rafiki yahuriye ku rubyiniro hamwe na P-Square, itsinda ryo muri Nigeria. Icyo gitaramo cyari cyateguwe na Orthopen. Igitaramo cya gatatu cyari cyateguwe na For Real Promotion. Icyo gihe Rafiki yakoranye n'itsinda ry'abakobwa Brick and Race ryo muri Jamaican na Red Sun wo muri Kenya. 2007-2008 Rafiki yegukanye ibihembo inshuro ebyiri mu gitaramo Pan Africa Music Award muri Uganda. Yahawe ibyo bihembo nk'umuhanzi witwaye neza muri kano karere. Rafiki yakoze indirimbo zirimo abahanzi bakomeye bose bo mu Rwanda, kandi yagaragaje ubuhanzi bwe ko ari mpuzamahanga, akorana indirimbo n'umuhanzi mpuzamahanga Professor Jay wo mu gihugu cya Tanzania.